neza nkumburwaye murakaza nkundirwa kurusha dutaramanye neza murakaza je gukeza uyu mwari wa mwiza murakaza umusanganizi munduza urwunge murakaza ukaneza usanze gukunda murakaza murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango aye murakaza 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 furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango. Data wa twese udukunda umubyeyi wacu uhabwa icyubahiro, turagushimye utanga bugingo, reka tugushimire ukuntu twitaho, reka tugushimire ukuntu tuzirikana ubihimbarizwe. Umubyeyi wacu waturinze ubwo twe turi mu miryango yacu, twaje amahoro, twageze hano amahoro, bihere ku cyubahiro. Amen. Yaguhora ku ngoma, turateranye n'imiryango ndetse n'abashitsi, reka tugushimire yuko wabanye nabo ukabageje hano amahoro, uhabwa icyubahiro. Amen. Abana natwe turi wese umucunguzi wacu. Hashize igihe kirekire. Ni igihe kirekire. Amashongoro Vena. Amahoro. Namahoro masa. Yego muriho. Muraho. Mwagize urugendo rwiza. Rwose urugendo rwabaye rwiza. Rero inshuti yanje nubwo izimano ry'ibanze ari ubwishingizi ku Mana, ngira ngo twari tumaze iminsi tukwiteguye. Rero mbere yuko tuganira ndagira ngo tubanze tukuzimanire, tukuzimana amashengo gusa. Kaho mwigire hino bakobwa banje. Ni byiza amazimano yiwawe rwose ntajangwa nabi. Nakamenye rero kaho mwakire. Soma. Senengi ubanza gusoma. Ubanza kuko tukwakiriye. Nibyo. Boke bwiza. Curura nshuti yanje. Ntibikugore ndasanga urutoka ari rwa rundi wamenyereje. Curura. Ikaze rero, ikaze Karasira. Ikaze muri uyu muryango mugari w'abasabihira, ariko umuryango n'uwamanzi gasherebuka. Tubahaye ikaze, murakaza neza muri Sanga, wicare mugubwe neza, tubahaye n'ubwisanzure. Murakoze.
sati bashumba n'inganzo yaho rero mama yaho nkumba n'inganzo yaho rero mama yaho mubona n'inganzo yego horo turi mu rwego ariko ngira ngo mukinjira twababwiye ngo murakaza kandi turabakiriye kandi tubahaye n'ubwisanzure muri uru rugo rwa data. Urakaza nshuti yanjye. Uragasangwa Venanti. Ngira ngo koko wari bitanga ibivuga amaso yerekwa bike abandi akabyirebera tukinjira mwatwakiriye. Nanone si amafunguro gusa no kutubyinira uretse ko ntari buvuge ngo uhagarara aho ngaho amaso yacu ntabwo arahaga n'imbyino twazibonye ayo masiko turacyafite. Rero nagiraga ngo nkundire gusabe kandi tunabashimira iki gitaramo cyiza kandi kinejeje, ariko unkundire wigire hino nanjye nkubwire hamwe n'iri tsinda naje nserukiye yuko tumukomeze kwifatanya nawe nabo tusanzwe muri kumwe tugafatanya mu mbyino nk'uko bivuze. Amazimana yo urayifitiye kuko nayo maze kubikubwira. Amaso yanjye n'abangaba ntabwo arahaga ibirori by'iwawe, natwe dufite agakeregeshwa kacu turabakwereka. Nshuti yanjye kandi dukunda Venanti, ubushize mu minsi itari myinshi data Matuse Rutaburingoga yabonye ubutumire bwa so Manzi. Uyu munsi wa none rero data Rutaburingoga Matusi yavuze ati mwana wanjye ungire kwa Manzi inshuti yanjye nkunda kandi nawe arankunda, ariko ujyane n'itsinda ry'abantu bangana kuriya nk'uko ubibona, maze mugende mwifatanye nawe mu birori muri musangane kuko amukunda. Rero naje ngaragiwe n'abantu ariko nanone ampa amatekero. Ndagira ngo rero kamwe ngire yakuramutse. Kirebana uraho nshuti yanjye rero amatekero data yampaye kugira ngo nyageze kwa mugenzi we Manzi ariwo mubyeyi wawe. Iyi ni inzoga iri bujye mu zindi kugira ngo n'ubundi igitaramo gikomeze kijye mbere, mukomeze mufatanye. Murakoze cyane. Urakoze Karasira. Igitaramo cyo kwa data gihora kinikije kandi muhora mukinyotewe. Ngira ngo twaguhaye ikaze n'umwitero wawe, ariko tutaremaza kwa kundi ngo mudusanze ngo mumukirwe uyu n'uyu. Nuko mwari muzi ko uyu munsi turi buterane turi butarame, namwe muza muje kwifatanya natwe. Uko niko kuri. Niko kuri. Kandi guterana kwacu ngira ngo usanzwe unakuzi kuko ni wanyu mwabikoze. Uzi ko ejo bundi ikiciri cy'amashuri abanza n'ikibanza cy'amashuri yisumbuye babwiwe amanota yabo.
n'iwacu nuko niko niko byagenze. byabaye. Ubwo rero aha ngaha twarimo dushimira abana batambutse neza, duha n'impanuro ababaye intebyi. Rero n'ubundi ukomeze wicare tugushimire iyi ntwerero y'igitaramo, kandi tugutezeho n'intwerero y'ibitekerezo. Urakabyara. Urakoze cyane. Tukiri aho Venanti, rero rwose nk'uko bivuze twaje tubyiteguye, kandi urabizi ntabwo twakwanga kugira ngo dufatanye ibyiza, ariko nanone hari ubundi butumwa data yampaye, ariko yarigeze abwira umubyeyi wawe mbere y'uko iki gitaramo cyangwa se ibirori by'uyu munsi bitangira, yaramubwiye ati zashaka umwanya nze gusange mu rugo tuganire. Birumvikana ko bafitanye urukumbuzi, ariko n'icyo yaramukeneyeho cyane si ukuramukanya gusa, afite n'ibindi. Nubona n'akanya nako uze kunyemerera mugezeho iyo envelope, umusaza yo komeza kugira amatsiko ya mugenzi we kandi nageze aha. Urakoze. Urakoze, reka komeze ngushimire. Yemwe uri umushyitsi muhire, utije kwifatanya namwe mu gitaramo. Yego. Uti kandi igihe nikigera muraza kumva umwanya babwire n'ubutumwa bw'umubyeyi. Icyo nagusabaga ni ari inkunga mu bikorwa, turayibonye, inkunga mu bitekerezo kugira ngo dukomeze twunganire rwa rubyiruko, n'ubundi turaza kuguha umwanya ntacyo tuburana. Matusi wantumye kugira ngo nyishyikirize mugenzi we, kuko wamuserukiye isuku byara Manzi. Ntago norwara ikiboha cy'ibyiza, ndakwitabye. Urakoze cyane. Nshuti yanjye rero, nkuhagarariye umuryango wa Manzi, nanjye mpagarariye umuryango wa data Matusi. Mukanya narinzanye ituro kuko maze kubivuga, kuko twifatanyije mu birori bya so biri kwera mu rugo rwa so Manzi, ariko envelope nari nsigaranye niyo nshaka kugeza kugira ngo nawe uzatubera intumwa nziza, uzayigeze kuri so. Rero iyi ni inzoga isaba umugeni, niyo envelope data Matusi yarabikiye iso ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Nanone rero reka tugapfundure. Rero Karasira, gira ngo suko kubera igisambo cy'amagambo, iya mbere yari intwererano y'igitaramo. Yego. Iyi noneho urantuye, sibyo? Niko biri. Ubwo ntuye rero urasogongera, ngo ivikwa n'ivikwa ikavikurwa n'ijambo cyane. Niko biri rwose. Niko biri. Ubwo rero nubwo ari weho wayituye, ni wowe usogongera, nawe ndasoma, uretse ko ari nje ukubwira ko iryoshye. Birumvikana, ni nako dusanzwe tubigenza. Niko dusanzwe tubigenza. Ongera usome, niwumva iyo nzoga idakwiriye, itari bukunyure ngo nkubonereho imigisha mbona umugeni, kwa kundi abadive bajya bivuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, n'iwacu kwa data Matusi ibyo kurya n'ibyo kunywa birahari kandi bishobora kunyura. Nubona ntakuboneraho imigisha, umbwire ndasubira ndazana iyindi. Turinda gusubirayo, nta n'igihe wigeze usubizwa inyuma, nta n'igihe wigeze uzanurukana iwacu ngo rugayike, ahubwo ndagira ngo mbwire ab'iwacu yuko
inzoga iryoshye. nimushime ubwo bashimiye ubuki bwiza mwatuye. Urakoze cyane umubyeyi, ngo mwakire mwese munyweho. Venanti, karame mugabo ntaganya. niho tugiye gutaramangira nti biruseho. Sinzi umuhimbyi wavuze ngo byarenze igipimo aho byaganishaga simpazi, ariko ndumva biri burenga igipimo kino gitaramo. Oya ntago birenga igipimo, nandi nibisanzwe. Yego, ariko birijihije. urakoze cyane. Mu minsi ishize itari myinshi kandi itari na mikeya, iwacu mu rugo rwa data Matusi havuye yitsinda ry'abantu kandi n'ubundi batumwe nawe, baza mu rugo rwa mugenzi we ariwe Isuku Byaramanzi. Ubutumwa bari bahetse ntabwo ari bwo nsubiramo, ndatekereza yuko nawe ubizi. Baranagaruka mu rugo bamubwira amagenzi uko bagenze nuko umusaza yabakiriye, nawe arashima. Ariko nanone bitari mu migani, bari baje gusaba irembo ry'umugeni nk'uko nabizi ari iwacu ari n'iwanyu. Amarembo ahora yuguruye, ahora yugururiye buri wese, kuko bisanzwe dusangiye byinshi, dusangiye umuco, dusangiye ururimi. Ibyo byose biraduhuza kandi turanavukana. Bishatse kuvuga yuko ubucuti bw'Amanzi na data atari ubwa none, burasanzwe. Rero muri kano kanya nibyo nari nkubwiye nti ntabwo ndubusubiremo cyazinduye iryo tsinda ryatubanjirije. Biciye ku masonga ariko niko kuri. None muri kano kanya nshuti yanjye kandi muvandimwe, kuko irembo ry'iwanyu ryatwugururiwe, akaba ari irembo twari tuje gusaba, ari irembo ry'umugeni, cyane ko irembo ry'iwanyu n'iry'iwacu ni irembo rinyura mu inka rikanyuramo n'abageni. Gusa icyo nziho wenda cyabaga itandukanye ariko si cyane, kuza gusaba kuko tubizi umugeni wanyu kandi dukunda, umuntu ajyana ubwitonzi n'ubushishozi mu buryo wenda nafata nko mu bika bitatu, ariko reka mvuge bibiri. Nziko abakobwa bo kwa Somanzi ari ba Muberarugo, n'abasore basaza babo ndakeka mu bab'intore z'umuryango ntiwagira utoranya n'uwureka. Nayo mpamvu mvuze ko umuntu yitonda. Yena n'icya gatatu nacyo nkivuge ni ubupfura muri kino gihe bwaba bufite bake. Ni nayo mpamvu mvuga yuko kuza ari ugushishoza no kwitonda, kuko abakobwa banyu niba ari ba Muberarugo, ntabwo uyu munsi wa none naje kubasaba ngo bambere umukazana bose. Ni ukwitonda ariko ari byakundaga. Nari kukubwira nanjye mfite abasore bangana n'abakobwa bawe, nkuboneraho umugisha bose banshyingire. Ni nayo mpamvu mvuze yuko ari ukwitonda bitewe n'imico n'uburere bafite. Nshuti yanjye rero,
nkaba ntari kwisabira, nkaba ndi gusabira umwana wanjye witwa Frank Bisore Rwaka, akaba yarabengutswe umukobwa wawe witwa Uwamahoro Pacifique. Nshuti yanjye rero kandi muvandimwe, muryango dukunda, icyatuzinduye cya mbere twabanje no kwifatanya namwe mu birori by'abana batsinze ikizamini cya leta. Turanabifuriza kuzahora batsinda, nicyo tubifuriza. Icya kabiri rero nasozerezaho nuko gusaba umugeni, uwo nsaba namukubwiye, nshuti ninkuboneraho umugisha, tubone umugeni utari uwa mbere, ndanatekereza ko atari we n'uwa nyuma. Rero gusaba no kwanjye, gutanga no kwawe, uzahorane inka n'abageni. Murakoze, nibwo butumwa bwa data. Nibakompera amashyi impundu. Urumva n'umugisha iwacu n'umugisha iwanyu. Kubona umuntu aturuka ku irembo akavunyisha, yinjira ajya kuvuga ati nta kindi kingenza n'urukundo, uwo muntu aba ateye imbabazi pe. Rero uteye imbabazi koko, umuntu wazinduwe n'urukundo. Ndagira ngo n'ubundi mbwire uyu muryango wa data babambera amashyi, muzohora muzindurwa n'urukundo. Bityo rero hari aho wageze uti mu gihe cyashize kuko mwaraje muzi iwacu. Jewe sindanavuga ko ari ugusaba irembo, kuko irembo mwarisabiwe n'abakurambere banyu, ni irembo mwasanze. Kiretse wenda kuza ureba ko utigeze utatira igihango ngo utatire iyo nzira ya so na sokuru, naho iryo rembo ryo rimaze igihe. Ngasanga n'irembo rya data rihora ryuguruye, ritanga inka, ritanga abageni. Wenda kuri wowe icyo utosaba iwacu n'icyo tutosaba iwanyu ni cya gihango cyo guca kunda, kuko n'ubundi amaraso turayasangiye. Ariko igihango cy'irembo ry'inka, irembo ry'umugeni, ni irembo rimaze igihe. Urumva ko iryo rembo muza iwacu twasanze muri ndakemwa mu mico no mu myifatire, mugenda mu muraho w'abakurambere banyu. Ariyo mpamvu mwemerewe iryo rembo, rikaba irembo ry'umugeni kuko bivuga uti sinisabira. Kandi nawe wisabiye, nawe uteye imbabazi, ntabwo twokwimana kunyaga na so. Uti ndasabira umwana, uti ndasaba umwana nawe yabengutswe undi. Aho ngaho rero niho numva turi busigane umwanya munini, kuko urugo rwa data rurimo abageni benshi. Abo twarikiye ni abasa nawe. Rero inshuti yanjye, ngaho ngera umbwire uwo mwana uwo ari we, shishoze nk'uko wavuze uti ikintu cy'ibanze mu kuza iwanyu ntago tuhishisha, ariko turatubanza gushishoza bitewe n'abageni baho, ese bitewe n'abasore baho. Ngaho ongera umbwire, ntabwo uri burwariye amabavu, ongera umbwire neza mbona uko ngusubiza. Urakoze Venanti kuba umbwite nongere nkwibutse
ntabwo ari ukuruhanya kandi ntibikabe no mu kanya gato nari nkubwiye nti uyu umenyera icyo nkunda kikajyana n'imyaka yanjye rero kukwibutsa umwana wawe wabengutswe n'uwanjye kandi turabasangiye bose uwo mwana w'umukobwa yitwa Uwamahoro Pacifique. urakoze uti kunyibutsa ntago biguteye ubute kandi ndamutse nkubwiye ngo nyibutse nabyo ntibyo kugwa hejuru n'imyaka yanjye irabinyemerera aho ngeze aha ngaha n'amazinda rigayoza imyaka irabinyemerera ni ukuri ariko sinogira mu amazinda mu bana nabyaye bariya bakobwa ba data ureba kwa kundi bavuga ngo ni ukubanza gushishoza n'ubundi shishoze nakubwiye ko ntacyo buburira muri uyu muryango urakabyara ariko Uwamahoro Pacifique twaramutanze kwa kundi nakubwiye ngo irembo rya data rihora ryuguruye ritanga inka ritanga abageni kuko ritaha inka rigataha abageni icyo ukorerwa nawe uzogikorera abandi Pacifique twaramutanze ngira ngo kandi niba ntibeshya tumutanga icyo gihe tahana inka yarahari twari mu gitaramo nk'uku ahubwo Pacifique afite bakuru be afite barumuna be ongera ushishoze nk'uko usanzwe ushishoza naho ubundi ntihago utahiraho inshuti yanjye kirazira urakoze ndatekereza yuko Uwamahoro uherutse gutanga kandi nta byiza byaba iwawe ngo mbiyoberwe cyangwa se mbihezwemo ndibaza nkuko waramaze kuyivuga kugira amazinda mu myaka tugezemo ntabwo ari icyaha ndibaza ubwo butumire narabubonye ubwo bukwe ndumva narabutashye natashye ubukwe bw'Uwamahoro Jeannette Uwamahoro Jeannette Jeannette wawe ndumva ubwo butumire narabubonye se inshuti yanjye Karasi Karame imyaka yanjye irango nawe urukuze nyirukaho ndiho kurya isataburenge urarya isataburenge cyane ayo mazinda yanjye nawe ahubwo reka mbaze gakwerere ni uri bubimpe neza menye uko tuganira naringize ngo uravuga ko ubwo butumire ntabubonye hari igihe tudataha ubukwe bw'iwacu urakabyara reka mbaze gakwerere nyuma y'iryo gakwerere bumbwire yaturusha kwibuka kuko yaba rutunganya nawe turusha kwibuka ariko njyewe reka mbaze gakwerere niba wambwira nkanyurwa yego narutunganya ntabeshya ariko gakwerere mwizeye 80% naho uwo mwana rutunganya ni 80%. Karasira muraho muraho neza gakwerere amahoro n'amahoro masa mukomere cyane turaho ejo bundi koko twashingiye umukobwa wacu w'Amahoro twari twanagutumiye ariko uwo twashingiye ni Uwamahoro Pasi naho Uwamahoro Pacifique we aracyahari ubwo arakoze cyane nasaba ko datara yaguha umwanya rwose ugasaba kuko Uwamahoro Pacifique we turacyamufite arakoze urakoze cyane kugaruka kuri ayo mazina bakuru bakabyumva vuba nibongere bagushimire imfura ya data urakoze
rero Karasira karame inshuti yanjye numvaga basakuza ngo kwashira amanga karakanyagwa ngo nagashitsi gasitaza imbyeyi nani nka kasitaza umukwe ageze hariya ku irembo nako kaba gashize amanga ntibikabeho tugasitara inshuti ya Rugomboka. murakoze cyuma rero tugeze mu rundi ruhando hari nje nawe uhagarariye uwo muryango w'iwanyu nanjye mpagarariye umuryango w'iwacu ariko umugeni asabwa n'umuryango agatangwa n'umuryango ntabwo ari uwo wa Venanti na Karasira ubwo rero aho niho rwaje mwaro niko biri kandi umuryango wase wabaye mugari nubwo rya rembo twabonaga mufite ubudakemwa mu mico no mu myifatire mu kubahiriza iryo rembo ariko igihe cyo gutanga umugeni ntabwo no kubanza kumenya uko umuryango ubabona ushobora wicaye aho uri Karasira wicariye umuryango w'ababando mu muryango wa Matusi ariko wazindukanye n'abashobora kugutobera ariko ntibikabe ntabwo mbikwifuriza reka rero turebe ubwo budakemwa mu mico no mu myifatire ndagira ngo n'ubundi mpereze Habarugira se hari ubundi buri burengeye ko rutunganya wari umaze kumuha 85 turebe ugira 100%. urakoze cyane reka turebe Habarugira ambwire uko byifashe. murakoze data Venanti mu by'ukuri uriya muryango ni umuryango mwiza cyane ko nk'uko wabivuze harimo na Rutunganya numva rero uriya muryango utabura umugeni wacu wenda nk'umubyeyi wacu wabitekerezaho murakoze. urakoze cyane mfura ya data. ndagira ngo rero Karasira inshuti yanjye nkunda wa muco bavuga ngo reka tubaze na ba nyirasenge. Habarugira iyo amaze kuvuga burya avuga yamaze no kuva no mu mbere nabyo kuvuga ngo ba nyirasenge Habarugira ababa hafi iyo avuze kiba kivivutse. Rero inshuti yanjye ntagiye kure iri jambo rifite agaciro kandi vuge nemye mpagurutse mu ijwi ryanje bwite mu ijwi ry'umuryango wa Sabihira mu ijwi ryo mu muryango wa Gasherebuka tubemereye umugeni. Murakoze. amashini impundu umuryango mwiza w'abana n'inshuti zawo. turishimye mu mutima wacu amarangamutima dufite ariko twese turabemera Mana ngira ngo buri muntu abyibaze ese bari abantu bemerewe umugeni banezerewe mu buhe buryo nicyo nakongeraho ariko turanezerewe gusa mu ijwi ry'uwo muryango no mu ijwi ryanjye bwite icyo tubifuriza ni ukuzagira abageni n'abakwe. Rero inshuti yanjye ngira ngo kwemererwa umugeni ni kimwe no gukwa ni ikindi ntawikosha rero ariko murakoze muzahora n'abageni. ariko kwa guhoberana kwanje nawe nidushaka duhoberane tuzogeze n'ejo asigaye nzogukosha ejo bundi ngaho nyereka kunyuzwe. yego yego urakoze hatuze tunahoberane koko. urakoze mu kanya nari mbikubwiye nta marangamutima y'umuntu aba afite hari aho bigeraho umuntu akananirwa kubisobanura kandi bimurimo. reka duhoberane
kuko tubyifuza. Uzahorane umugeni. nanjye nubwo ari njye wigukorera nawe kuko binkorera ejo hazaza irembo rya sore zohore ritaha inka ritaha abageni Urakabyara. ubyara uheke. Venanti rero nakubwiye nti bamwe bafite uko babyita, hamwe ngo ni ugutera ubwatsi, oya ni ukubukura kuko tubukura hamwe tubujyana ahandi. Icyo kinyarwanda ni icya vuba. Ngaho kura ubwatsi inshuti yanjye, gukuriye ubwatsi uzahora n'abageni. urakabyara akaso. Akagira inka. Kubukosha ndagukosha koko, ndagukosha ntatandukiriye umuco, nawe unkwera udatandukiriye umuco, kuko utari nyatarembo muri iri rembo rya data, nkwera nk'uko usanzwe unkwera. Urakoze. Urakagira inka. Rero Venanti ngo nta gikuru cyabuze gikuru cyacyo, natwe nkuko wabivuze mu kanya ndi kugenda kurya isata urenge, abo twareze barahari bari kugenda nawe inyuma yacu, reka guhe ugukwera. Arakoze. Ndagira ngo Venanti agize neza kuvuga ati nkwera nk'uko usanzwe nkwera, niko kure. Rero ndagira ngo nk'uko yaransabye ko tugukwera, kandi nawe ukavuga uti munkwera uko musanzwe mudukwera, kuko nk'uko mwabivuze si bwa mbere si n'ubwa nyuma. Dusanzwe dukwerana ishashi nziza, ntabwo mvuga ngo ni iya kijyambere, ahubwo ni ishashi ivanze umweru n'umukara, cyangwa se ikavanga umweru n'igaju, ariko n'iziherekeje zijya kwimenyereza. Ndagira rero ngo mu by'ukuri kubera ko twadikiranije, ndagira ngo nanone ubwo bwoko bw'izo nka mvuze bwose burahari, ariko harimo imwe kandi ufite abashumba, ufite n'urugango rwazo, kandi turadikiranije. Hasigariye ni ukubwira abashumba bawe, natwe dufite abashumba, hanyuma tukazimura, abashumba bakazimura, abashumba banyu bakazakira, ariko izo nka zirahari. Mbe Venanti, murakoze. Mbe Karasira, murakoze. Nzi ko tubangikanye mu nzuri, nzi ko ibuga ari rimwe, nzi ndetse n'amafizi dufite ko afitanye isano, kuko natwe dufitanye isano namwe. Iyo mvange y'imisengo, imvange y'umweru mu mukara, umweru mu igaju, nta bibamba mukigira, nta misengo mukigira. Rero reka mbabwire, nzi kuko zivuze niko ziri, kuko ntabaziho amahugu tumaranye igihe. Uti ni ishashi nziza kandi iherekejwe n'izimenyereza. Ubwo ni wo wa munane urimo iyo y'ingasire. Rero inshuti yanjye tutagiye kure, reka tubashimire inkwano, kuko n'ubundi musanze mudukwera neza. Murakoze, turabashimiye. Rero Karasira, dukomeze tuganire. Yego Venanti.
uti sinisabira nubwo nanjye nteye imbabazi muri uyu muryango, uti ndasabira, uti natumwe n'umwana murumuna wanjye, hajya ngo ninde y'amazinda y'umukambwe. uwo mwana Yego, bashaka kumenya uwantumye se cyangwa uyu wagutumye ni Matusi. Ndamenye uwo mwana Matusi, se niwe ntari kumenya. Ureba ngo turamarana igihe, ni uwo mwana uvutse vuba. Matusi nawe aracakanyakanya kandi n'iterambere rihari, ndagerageza wenda nawe wambwira uwo mwana, uwo mwana usabira yitwa Rwaka Bisore. Rwaka ndanamuzi, ariko muheruka ari umwana muto, ariko kubona uhaguruka mu rugo rwa Matusi ukazana n'iryo tsinda, ni ibigaragaza yuko yavuye muri ya ntera muzimo akagera mu yindi ntera. Uko niko kuri. Rero niba mwaba muri kumwe, niba wabona uko umutumaho, niba bizaba ikindi gihe, ariko nari nkeneye kugira ngo tumuramutse, turebe ko ageze n'igihe cyo gutangira icyo kivi, tumutegurira. Murakoze. Urakoze cyane. Uwo mwana ntabwo twagendanye, kandi kutagendana nawe si ukuvuga yuko natekerezaga yuko ntari kukubonereho imigisha, oya. Ariko nanone nk'uko unamukumbuye ukaba ukeneye kwaza ukamuramutsa, mu kanya gatoya rwose namutumaho akaza ukamuramutsa. Ugize neza. Reka ndebe wenda nk'uko Faustin ari intore y'umuryango, turamwizera, kandi kuba uyu munsi uwo ari we Faustin nuko afite imiryango ingana gutya ntiyadutenguha. Faustin reka tumutuma arebe ko wakayagera hano vuba. Listen. Ibitekerezo birihuta cyane, bigana uwo nkunda, ibyishimo byinshi birasaze cyane, kubera kwiteka turi kumwe, kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri, nanjye nzamwereka ko nta wundi nanjye nari nkeneye ko uwo mwana w'umukobwa, ariyo mpamvu nkubwiye nta babyeyi ni bamwe bose, igiseke babyara ni kimwe, nari ngize ngo unkunde, kandi ndabizi uwo mwana w'umukobwa yazana nyamuramutsa, yenda ibyo kuramutsa mugenzi we ibyo turabibaharira, ariko nanjye azamuramutsa. Murakoze cyane. Nawe uriya mwana w'umukobwa ugaheruka ari gato ndetse ataraba akangavu, uti nanjye mfite amatsiko kandi mfite n'urukumbuzi, ndeba uko angana kandi muramutse. Rero ibyo uvuga ni ukuri, ndabwira Faustin arebe uko yo mutumaho, ariko mbanze nkwisegureho, nubona habaye kuzarira ntugire ngo ni ubushake, ahubwo nuko uzi ko abakobwa babanza gutegura, ubyihanganire. Ariko ngaho Faustin tumaho
umwana aze aramukanye na ba nyirarume n'umukunzi wabonereho. Murakoze. Mademoiselle, agachéri kanje, non jamais ça finit mal, mal, mal. Nukuri kwimana mama, uri danger, un modèle d'élégance, uri gitego mana mama, nukuri kwimana mama. Ubwo nkwitwariye, nzahora hafi yawe. Nkunda kamere yawe nzahimba indirimbo nka miliyoni. Ubwo nkwitwariye nzahora hafi yawe. Nkunda kamere yawe nzahimba indirimbo nka miliyoni. Inka miliyoni. Ubu turi intore miliyoni. Que tu ne sois jamais lonely. Shuti yanjye ese urahura koma mukazana wa mama, t'es la plus belle de toutes, naguhisemo sans douter, ta beauté me charme. Urakabyara. Ati bana banjye mwarakoze, nkaha mukomye amashyi byanshimisha kurushaho. Ngo mwakira amata abahungu beza. Ndagira ngo rero mukobwa wanje, uyu muryango ni umuryango tumaranye igihe, bazi iwacu tukaja iwabo, ariko uyu munsi kugira ngo duteranire ahangaha ni mwebwe mwaduteranyije. Mvuga ngo mwebwe ni wowe na mugenzi wawe. Ubwo rero urebe iri tsinda ryaturutse iwanyu, barebe aba ni inshuti, ni abavandimwe, by'umwihariko ni ababyeyi bawe. Kubona bateranye batya rero nta kindi ni ukugira ngo bagushagare, kuko wababwiye umushinga ugiye gutangira. Mwongere mu muhabashyi. Rero nk'uko babona nabo, urabona ari itsinda ritubutse kugira ngo baterane kuriya. Baje ari mwe bagaragiye bitewe n'iki gikorwa cy'uyu munsi, n'uyu mushinga muri mu gutegura uganisha heza kandi twese dushigikiye. Rero umukobwa wanje, aba ni umuryango wa Matusi, ariko umuryango mugari w'ababanda waje urangajwe imbere na Karasira, ari we ukuriye iri tsinda. Akaba yaje, nzi ko urukundo mwari murusanganywe kuko utabiduhishe, baza gusaba irembo nabyo
urabizi ariko noneho uyu munsi baje gusaba umugeni ku mugaragaro ariyo mpamvu ubona ari itsinda ritubutse kuko rero twari tuzi ko ari umuryango tutagaya ari umuryango dukunda tukamenya ko wanatubwiye ko wakunze umusore wabo niyo mpamvu twabemereye umugeni rero Karasira mu byubahiro byanyu muhaguruke muze mugere hano ndagira ngo umugeni wadusabye n'uyu nubwo urugo rwa data rurimo abageni benshi ariko watura unavuga ngo nubwo tukwarikiye benshi ngo ariko ubusaba ni uw'amahoro nubwo abakobwa bacu bose ari ab'uw'amahoro nguyu Pacifique nguyu ndagira ngo nje nk'umuhuza wanyu guhagarariye umuryango wa data Pacifique nguyu amashyi n'impundu umuryango mwiza dusangiye igitaramo koze umubyeyi Venanti turamushimiye koko muvyeyi ati ngutuye umukazana ngutuye umugisha ngutuye amata ngutuye imana Venanti urakoze imana izaguhe umugisha kuko twatangiye tubivuga ngira ngo abari bananiwe mu buryo bw'umubiri no mu ntekerezo ndakeka yuko bari kuruhuka mbere yuko mpamagara umuhungu wanjye Bisore ndagira ngo basaza w'umukobwa bigira hafi ngo mwe muri kumwe na mushiki wanyu muvyeyi abibahereye uburenganzira bahungu banjye mwabaye nubwo yenda yaba ari ijambo ry'amahanga ababodagadi beza mwabaye barinzi beza ndagira ngo uwakoze arahembwa sinabona icyo mbahemba mugende mujye hariya hirya cyangwa se hariya aho mushaka ikirimo ariko mubifate neza yaba ari inyoni itabacika ngo iguruke ariko mwarakoze imana ibahimugisha harimo akanyoni mwacunze neza twemerere nyuma y'uko umubyeyi Venanti yabashimiye nawe ukabashimira unyemerere na muramu wabo baramutse nabyo ni ingenzi nyuma y'uko bagejeho ubutumwa muraza hafi Patient muraza ahangaha basaza bawe ndagira ngo Faustin dufashe yego nditeguye rwaka yigire hafi rwaka naze hafi yego rwaka wa data tonto uraza hafi nk'uko umubyeyi abivuga umuhungu wanjye rero reka mbanze kuvuga ngo warakoze ntabwo watatiye umuco ngo ukoze ababyeyi isoni kimwe na mugenzi wawe duhagararanye ahangaha hariho bamwe bajya bakunda gutandama mu mbabare zindukanye bakavuga ngo ntabwo wabaye nk'abubu ariko iryo ni ijambo rihoraho n'abandi barumuna banyu mubabere ikigwa ndabavuga mwembi mubabere ikigwa bazabarebereho muhesha ishema imiryango yombi amen imana izabahe kubyara no guheka mugenzi wawe aho waturangiye kandi dukunda ngira ngo sinkubwira ngo shishoza oya warashishoje ntabwo wayobye inzira bana bacu ntimukayobe inzira nibiboneka ko no mu ijuru muzakoresha uburyo mwakoresheje muzagerayo amahoro murakoze cyane amen amashyi menshi arakoze cyane umubyeyi Karasira umugabo yabyaje nka mucyungo aravuga ngo hasigaye naho umushumba mubyeyi ni wagukomera amashyi musubire mu cyicaro Mademoiselle, agachéri kanjye, non jamais ça finit mal. Nukuri kw'Imana mama.
uri danger, un modèle d'élégance. Uri gitego mana mama, nukuri kw'Imana mama. Ubwo nkwitwariye nzahora hafi yawe, nge nkunda kamere yawe, nzahimba indirimbo nka miliyoni. Ubwo nkwitwariye nzahora hafi yawe, nge nkunda kamere yawe, nzahimba indirimbo nka miliyoni. Inka miliyoni, ubu turi intore miliyoni. Que tu ne sois jamais lonely. Hogoza nshuti yanjye, ese urahura koma mukazana wa mama, t'es la plus belle de toutes, naguhisemo sans douter, ta beauté me charme, umwiza w'igasabo mama. Ubwo nkwitwariye nzahora hafi yawe, nge nkunda kamere yawe, nzagukwa nka miliyoni. Ubwo nkwitwariye nzahora. Ramuhora rahare wehe, amashi noneho muhora rahare wehe, mumperugari ntambe wehe, mumperugari ntambe nsurira urugo neza wehe, amashi ngo rugango ni nziza yewe ndere y'abana wehe, yandereye ndemeye nahantegereje wehe, ngo rubi bitarazi nkazari mu Rwanda hawe, amashi rubi biyaje umurangara hawe, ramuhora rahare. Nimumperugari ntamba nsurira urugo neza, ramuhora rahare. Ariko bana biwacu mwese murakagwira, ramuhora rahare. Kandi murakagwira nk'ubwoya bw'inka, ramuhora rahare. Yemwe nibwo bucika ariko bukamerehera wehe, ramuhora. Mazaburana neza ariko gafurane hende wehe, ngo yatsinze abagadi yagaruje amarahaba wehe, ngo yatsinze rozari na nyakirera wehe, ngo yageze busahango bamuha impundu wehe, ngo yageze buzaga ariko bararirimba wehe, yengwe izina tumwise n'indame y'u Rwanda, ramuhora ako karamaze. Inka zigeze zoni burengero, nuko zona ubwone bukanze umugabo, ariko abagira neza bo mu batabana, inka baraziburira zirahunga, nuko ingoro zirera imbere y'abatega, igihe zirungereye uwamatayo, nuko rudahumana Chindambike ya makombe bwaca rugomba mpiri karambya rikabizina noviye ku mahanga. Hari igihe nigeze kubabwira ngo amaraso meza rutamakuta, njyewe narasitaye nduka amatindi, ujya ndi mwene nyina wazikuze, nta nubwo ndi umukombata ndi umuhanga,
ariko nkagira n'ingweba n'indangamuntu ntabwo ndi rubenge njya nsora mu karere mfite itarasi reka ducunguze uburyo umwete na pasitora aradutegereje burya ndaje sendegeye umuhanga mwene kavuje wo mu bahanga nkaba n'umuhanga gufora umuheto basanze arasana nsakiranye umukinza mutera ubwoba kirangamiye inkwaye nkoye mu rwiba yakararutse burya n'imanzi yajya mugema ya Janvier n'impenda yafikire n'intambira bigwe yabahanga twahamije igitaramo mbangikanye nazikuze singira ubwoba akire nkoyo y'inka zawe nziko zishoka n'inkuye mumumpera amashinyawe ngo burya ndaje ruvotera gitigwa gitingwa sintiniganya gutukira iwacu bankundiye kudatinya byangize ingangare nitwaje ibitego by'abagabo seminege intore ngendere kuba n'ingenzi nkera rugamba zigakunda gutabarana nicaranye na ntagantagorama nakivu cumuringa nakivogerengara kwa ndikuririmba indekwe nasonga amadoga mbaraga ndaje wabakurimba batagize impabe ndishaka mu bahanga korera ku nkoni nkore no mu ruhanga nje gushora inka data wambyaye mumpera amashinyawe bantu biwacu ba marume ntajya nanga ni mumumpera amashyi ngo arikura umudama zera wibabaza imana yakwiremeye ngura umudama zera amashinyabona uri umudama zera wibabaza imana yakwiremeye uri umudama zera uzamugurira isaha shyire ku kuboko nagera ku rugenda jaba iminota amashinyabona uri umudama zera wibabaza imana yakwiremeye uri umudama zera kandi uzamugurire bibiliya ngo ajya yisoma simwocurira kandi ukabyina ko ari keza nyawe pagani yakabura mu ijuru ngura umudama zera uri umudama zera wibabaza imana yakwiremeye uri umudama zera kandi uzamukamira inshyushyu yo mu museke ngo imbaho itamwica yakamera urumeza uri umudama zera uri umudama zera wibabaza imana yakwiremeye nzokugurira ishuka n'uburingiti nzokugurira ishuka n'uburingiti nugera ku gitanda usangeyo matera uri umudama zera ariko uri umudama zera wibabaza imana yakwiremeye uri umudama zera kandi uzamugurire telefone ashyire mu ntoke nugera mu buraya yimujya muvugana ngura umudama zera uri umudama zera wibabaza imana yakwiremeye nzokugurira bibiliya nzokugurira bibiliya uje uyisoma utaba umupagani ukabura mu ijuru uri umudama zera ako karamazeya muraho mwamfura mwe dutaramye ni ukuri mbanje kubasuhuza reka mbabwire ga nshuti zanjye reka mbabwire inka ndazikunda zicana mu mazi umuriro ukaka reka mbabwire ga nshuti zanjye hari umugabo wigeze kuwo ntaramira ariko nkamukunda akaba umubanda
akaba umuntu w'inshuti yanjye akaba inshuti ntogerageza kureka nabona imfura ziteranye n'umuheka simuca amarenga ni gasiringi kandi n'umwana wa mubabanda kandi n'umwana wa Sebatitira niwe wigeze kuntaramira ngo zaburishije ubwa Kimurina nangwa zirisha n'ubwandengana batumanyeho amazingabe yahuza rwimira amazimvura inyagirira mu mugina ndi gushaka impangu narubyirukana ninka zajyaga zumvika imezi karema nuko ziraburisha ubwa Tadayo na Jerevi impangu irarisha ncuranga mongi amaze nonka inka y'inkuge nkura bwangu ngo aragayemwe inzira guhinyuka ninkigirinda munanigitiyo naho umwunguru utuye ibishasha yazihaye nyiragitame imbwa zirayitoragura amahirika ntibyangwa hejuru mbwira munana abonye bidahagije aziha inkusi niho yazihaye imbuto baharaye burya marume mwamagana yabonye ntaruruje aranyuhagira amazi yampaye nirwizihirwa nyita niry'ubutandi sitera uminura nanjye naricaye ndamubyinira ti muri nyanganwa mu ishyamba muri nyanganwa mu muginga mugabo igigenda ibyigana n'inzovu yagera muri nyanganwa mu ishyamba igasesa icyondo ikaryama hagati kandi ni hezi kamatare mu batega hatuye Kambari n'agashanana no kuri Nyaruzuba ntizagemurijwe niyo zokonera nyiraberwa ntagira urubanza rutari mu biro ruhamye irabona igwanya ingoma y'amasisi zishyamba ikiringo cy'amafaranga nanjye rutazazanirwa ndabakiniye reka ncunguze uburyo umwete burya ndaza kurambirana ngatinda burya ndaje rugaragara neza ndaje rukanika amakuza ndaje inshongore baririmba ndaje rwema rw'umuhungu ndaje rutikura nshuro rwambabuka ndaje uruhembe rucura inkumbi ndaje umuvunyi w'impama rugamba nuragiranye inka ku nkiko burya muri mpingana mpanama muri nkiko na runyana nahanyuze nitambitse nk'imvura igabye amaboko ndamujya mugaruza nk'igitugu igituza kizirasanira burya rwema rw'umuhungu ndi rucogoza bondusha akiri inkoyo y'inkanya kugira amata n'amatungo kandi uzohora uhabwa abageni naho ingoni yanjye n'umuzira burema ntigana nk'umutisi ntigira amashubi nk'aye ntobo nayishikuye shabure washaburaga aricuma ndamwegera yirutse turagereka amaze mwuniza impinga yarukore mwereka ko ndi rusakaza murego ntibirushya wakotanye bakubiswe n'inkotanyi y'amaboko akomeye burya urwamwiza mu basore inkotanyi si ukurasana nigerejeho ndirukuramo ndirucishamo ndi wo kwamutega burya ndaje wowe sabihira batagize impabe urugamba dutabaranye tirujya rutahana umusare niyo bambariye ndatikura nintikura abafoze sinimirwa rugamba sindobanurwa inyuma ntabarinde imihigo ntahari niyo nicaranye na Manzi na Mugisha na Rishari na Rugwiza dukurikiranye ntabwo njya ngira ubwoba mu bitugu urakoze cyane zo byaruheke nshuti Mademoiselle, agachéri kanjye, non jamais ça finit mal, mal, mal. Nukuri kw'Imana mama, uri danger, un modèle d'élégance, uri gitego mana mama, nukuri kw'Imana mama, ubwo nkwitwariye, nzahora hafi yawe. Njye nkunda kamere yawe nzahimba indirimbo nka miliyoni ubwo nkwitwariye nzahora hafi yawe Njye nkunda kamere yawe nzahimba indirimbo nka miliyoni inka miliyoni ubu turi intore miliyoni que tu ne sois jamais lonely. Ogoza shuti yanjye ese
Surahura koma Mukazana wa mama T'es la plus belle de toutes Thank you.
Listen. kuko nari maze kubikubwira mu myaka 2 duherukanye icyangenzaga nakikubwiye none data yariteguye kukwakira simbizi umunsi urumbitiremo niba rejo bundi niba ari mu mwaka utaha ibyo ni wari ubigene none muvandimwe nshuti y'umuryango kandi dukunda iyi ni inzoga yo gutebutsa ni wari ubigene icyo gihe murakoze iyi ni inzoga yo gutebutsa ntabwo byari byose ntabwo uri sendataze kandi natwe ntitwakuzirika ku katsi ho kirazira ngo kera ngo barabatebutsaga babona bababwiye igihe kitafatika cyangwa babwiye ngo bazagaruke ngo bagacana ngo imisambi rimwe na rimwe bakajya bakora no muziko ngo kugira ngo babereke ko barakaye yego ari mu bakurambere dukomokaho ntibyigeze biba ni ukubyumva yo ni nk'amateka ari nje nawe nabyo urumva ko atari bwo bwa mbere ibyo ntabwo byaba ho kirazira rwose rero nk'uko twabemereye umugeni tukabakosha mukadukwera none uti naje gutebutsa se inshuti yanjye nkubajije kunyenda gutunga ari umukwe na se ubukwe icyifuzo cyawe cyoba ikihe kuko nari maze kubikubwira nkubwiye ko data Matusi afatanyije n'umuryango twariteguye bikunze n'uyu munsi ukampekera rwose twakwakira uyu munsi honyine nawe urabyumva yego ubwo ngo uje kugaya inyama y'igihanga banza gukandike kuguhekera uyu munsi byo uretse ko turi buguhe umunsi birumva ko byo bitashoboka rero reka nkubwire ifuze rwose ugereranyije kandi natwe ntitukugora kuko nifuza kubakingurira indaro ndakakwambura
urakoze cyane ngira ngo sinkurushye ariko ku itarike ya 17 yego y'ukwezi kwa munane kindi kigihe 2023 amasaha nkaya yego rwose urabona intera iri gucamo aho hagati n'icyari kikuzitiye hari uko ngitekerezaho hari izindi nshuti ziri hirya nazo zaba uzikeneye ndatekereza yuko izo tariki ni uku kwezi wabonye rero Karasira reka kuko yego umuryango wose nturaha inshuti abavandimwe nabwo siko turaha ariko kuva umpaye uwo mwanya ubwo turawukwemereye turagenda twitegure kandi natwe ubwacu twariteguye uretse ko ari kwiyegeranya naho kwitegura kuguhekera byo twari tubifite tukwemereye ko tuzaguhekera uwo munsi udusabye murakoze urakoze cyane ayo mashyi ariko ntabwo agaragaza ko mwiteguye aya mashyi ya Leonari wogira ngo nutugore turi guturagurika mu ziko nuko mutanyuzwe murakoze Venanti urakoze yego nubwo buze ntayo mashyi ntabwo yerekana ko twiteguye ariko ibyo ari byose hari icyo ntari nkubwiye yego hariho benshi bananiwe bavuye kure ako kantu niko kari kanyuzemo ariko twariteguye rero nkagira ngo n'ubundi unyemereye simbe ndaranye ubutumwa kandi ntibikabe ntabwo wabyifuza ndagira ngo rero nubwo niteguye ariko reka ngusabe umpe twadukoni sezere njye kureba umusaza ababyeyi nabo basize abana barera abandi nawe urabyumva ni abarera abandi wamfasha rero ukansezerera uriya matariki twumvikanyeho sinzayasubiza inyuma nandi uzayasubiza inyuma gusa Imana ibidufashemo tuzaramuke turi bazima urakoze dusabe Imana koko tuzageze uriya munsi iriya tariki turi bazima kuko nubwo dutegura twebwe dutegura nk'abana b'abantu ariko Imana nishyira mu bikorwa dukomeze dusenge kandi izaduha kuko isanzwe idukoreramo neza ikindi rero kumva woja gutanga ubutumwa ukajya kurata iyi nkera yo kwa data wirata iwanyu icyo kwifuriza nawe ntibakifuriza uwawe sinkwifuriza kuba intoragura amayogi aho waratoranijwe mubo muvukana ukaba uri intore yo kwaso rero reka mbwire n'ubundi Faustin yigire hino nawe iyo nje wanyuje umputampogoje ndabikwemereye urakoze cyane kandi Imana izabidukomereze aho kuzaba kirogoye urakoze rero ndagira ngo kuko bivuga ntawurara muri uru rugo rwa Manzi Gasheruka unagera hariya hirya afunguze kirazira ariko bitewe n'urukundo tubafitiye uru ni urukano rw'urukundo ntabwo mvuga imyato y'ibi bibindi uzi ko iwacu tuvuga imyato y'inka ariko ahangaha hari intango y'umwihariko iyi ni intango nabonye ufite abasore b'ibizigira bayijanire umukambwe wawe Matusi bamubwire ko ari intashyo atahijwe na Manzi iranakubera ikimenyetso kigaragaza ko wataramye neza icyo tubifuriza rero
urugendo rwiza. Icyo tubifuriza rya slogan igeze kubwira mu gitondo ni rya rembo ritaha inka rigataha abageni. Imana ibaha umugisha. urakoze inshuti yanjye, murakoze pe. Data wa twese udukunda ugira neza uri mu ijuru, tugushimiye cyane bikomeye umutekano waduhaye muri uyu munsi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko waduherekeje mu mayira yose atandukanye buri wese yanyuzemo, nanone ukongera kutugeza ahangaha amahoro, ubihererwe icyubahiro. Tugushimiye rero uburyo ibiganiro byagenze neza. Tugushimiye ko ababyeyi baganiriye neza, ndetse tugushimiye ko mu cyifuzo cyacu wabigiyemo maze kikagerwaho. Aba babyeyi twaje gusaba umugeni bakamuduha, nanone ni kuri wowe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko batwakiriye neza. Tugushimiye ko baduhaye icyo kunywa n'icyo kurya. Tugusabye kugira ngo mu rugo rwabo, mu ngo zabo muri rusange, ntihakaburemo ibyo kurya, ntihakaburemo ibyo kunywa, ntihakaburemo abageni. Ibyifuzo byabo byo kubona ibyiza bijye biba kuri bo, kandi twese dufatanije ujye uduhera imigisha icyarimwe, kugira ngo ku iherezo ry'urugendo twese tuzatahe mu bwami bwawe. Dushoje icyiciro cya mbere rero, turagusabye ngo n'ibindi tuza kujyamo bigende nk'uko ubishaka, ku bwa Yesu umukiza wacu.